Karibu kuri Risi France Lifestyle. Karibu ndabakire mwese nizere ko muri amahoro mu meze neza. Ndabakire mwese komeje kwicana cyane ya Risi France Lifestyle, nizere ko ibiganiro nkomeje kubagezaho biri gukomeza kubashimisha cyane. Abakomeje gukora subscribe ndabashimiye cyane, n'undi utarayikora nawe nakore subscribe kugira ngo ibiganiro bikomeze bikugeraho mu ba mbere ntukajye ucikana. Umunsi ngiye kwereka ko twakora twateka isosi y'amafi iryoshye cyane, ifi bita tilapia. Ifi zikunzwe kuribwa cyane, ziryoha cyane, zitekwa mu buryo bwinshi butandukanye. Uyu munsi ngiye kubereka uko wategura ifi kwiteka mu isosi mu buryo bwinshi butandukanye, ko ngiye kwereka uyu munsi uko wayiteka mu isosi ukabanza ukayikawuca iza iryoshye cyane. Ngiye gutangira mbereka ibyo twifashisha. Kora subscribe tugende, let's go. Mfite amafi abiri niyo ngiye gukora iyi sosi. Amafi abiri njyaraza kuhagije bitewe n'umuryango kwanjye kungana, ariko nawe bitewe nuko abantu ufite waza kugira. Amafi nayogeje neza, bya bintu by'imbere nabikuyemo byose arasa neza. Ndakoresha ibitunguru bibiri, tungurusumu, udukaroti murabona ko dukasemo dutoya cyane kugira ngo tuze gufatisha isosi ze kuzifasha. Nazirabyemo dutoya cyane. Ubundi ndakoresha n'intuza n'inyanya ziseye. Ndaza gukoresha poiro nazo nazikasemo duto cyane na poivre duto cyane. Byo ni ibintu rwose dukunda gukoresha dutegura isosi yaryoshye cyane. Ayo mafi ngiye kuyagira ko ntafite amasafuriya manini ahagije cyane. Ngiye kuyakatamo ibice bitatu baza kuba ibice bitandatu. Ariko ushobora no kuyateka gutyo rwose agize ahagaze, nabyo nta kibazo rwose. Ubundi nyakatemo neza cyane. Iki cyuma cyane banza gicyarije kungutiya ntago gikata neza, ariko nuko nayakasemo. Nimara gukatamo uko ari abiri rwose, urabona ko ibice rwose ni binini rwose, birahagije umuntu wese agaciro rwose kamuhaza cyangwa tubiri. Murabona ko nuko nguko nayaciyemo. Ubundi ngiye kuyagira. Ushobora kwateka mu isosi gutya utarinze yashyiraho ifarine, ariko numvishe isosi ziryoshye ariko umuntu ashyizeho ifarine, ariko si ngombwa. Ubu nabwo ni uburyo bundi ushobora guteka mu isosi y'ifi nayo ikaza iryoshye cyane. Uyu munsi reka dukoreshe intuza, tuzikawushe dukoresheje intuza, dukoresheje ifarine. Ngiye kwanza kuzishyiramo intuza. Abantu batazi gukawusha amafi, video nashizeho ndaza kwishyira muri description ushaka kugira ko akawusha amafi rwose akaza aryoshye yumutse neza cyane. Wajya kureba kuri video nakoze, mwareba mu video mfite yanjye rwose harimo video twigisha kawusha amafi. Nimara gusigiriza neza ifarini ku manuza ku mafi, urabona ko yafashemo neza. Ngiye kuta nzikawusha bisanzwe, uzirambikamo mu mavuta, ubundi ukagenda uzihindura uko bigenda bigize, uko zigenda zishya. Nirinze kuzishyiramo icyarimwe, nakoze amatura abiri kugira ngo zifate umwanya, zibone umwanya rwose aho zihira, ataza kuza kuzibyigana mu mantuza. Kuba ifite igisafuriya kinini cyangwa se panu nini wabishyiramo icyarimwe, ariko ufashe umwanya ukagenda uzishyiramo umwanya. Mbere yo kuzikata nazizeho umunyu nibagiwe, kugira ngo ziza ziryoshye cyane. Ziza ziryoshye cyane mu gushyiramo umunyu. Gushyiramo umunyu mbere namaze kuzoza, nibwo nahise nshyiramo umunyu ndetse kugeza umuke bukeya. Ariko ubona dukunda umunyu, ushaka ntawushyiramo, ariko ukunda umunyu wazishyiramo ukimara kuzoza neza uziryoshye. Amafi amaze kuyarura, yahiye amaze kuyarura, ikize ku ruhande. Mu isafuriya nyafashe ibitunguru ntangiye kubikaranga, nshyiramo amavuta make yaringaniye. Ubundi ibitunguru ntangiye kubikaranga, nibitangira gushyiramo bukeya ndaza nshyiramo intuza, iyi poiro nshyiremo n'utubavro. Ubundi nabwo nkomeze ntekere ku muriro mukeya, ubundi nkomeze vange kugira ngo bitumara gushya natwo mu bukeya. Ubundi nishyiramo za karoti. Izi karoti giye rwose nazikashe mu ubwo buryo buto kugira ngo zifashe cyombe, ariko hari nk'umuntu ushobora kuza gukata karoti ze mu bundi buryo, azikaze zifite taye nini wabanza kuzikaranga mbere. Ngiye nzikizemo nyuma nuko zifite intuza ni dutoya cyane tubaza gushya vuba, ariko uzikasemo nini waza kugira. Ubundi ukomeze tuvange neza kugira ngo n'izi karoti nazo zize gushye, byose bize guhira rimwe. Ushiremo n'akunyu ku bantu bakunda umunyu. Ndaje ndetse nshiramo intuza, tungurusumu ziryoshya. Ziryoshye ibiryo cyane kandi biranazihumuza. Urumva rero ugomba kuzishyiramo, ukomeze uvangavange kugira ngo bishye ibingo byose bize gushye bikwane kabisa. Ushobora kudushyiramo n'agapersil, umuntu agapersil wagashyiramo rwose, nabyo ni sawa cyane. Ngiye yo mfite irumye ndaza gushyiramo mbere gushyiramo ibirungo. Nshiramo inyanya ziseye. Ushobora kudafite akamashini wenda gasiki intuza inyanya, waza kuzikatamo duto cyane, nabyo birashoboka cyane. Ubundi inyanya ukomeze uzivange neza, ucucume uzumwanya nazo zishye. Nizimara gushya ndaza nshyiramo intuza sauce tomate nashyizemo ibiyiko bibiri binini by'isupu, kugira ngo nyine isosi ize kuza nyine itokoye. Sauce tomate nawe ugomba kwiha umwanya gashya, uravanga neza uze kwiha umwanya nayishye kugira ngo nibanze kuza isosi. Hari abantu bakunda gutabashyiramo sauce tomate gashyamo amazi, no mpamvu akenshi isosi itazi itukuye. Ugomba kuyireka igashya.
nimara gushya ndazinshiremo intu z'ibirungo rero ibirungo ntuzo ngera koresha paprika nashyizemo ntuza nashyizemo poivre noire black pepper nashyizemo soja ntabwo nakoresha ibirungo byinshi cyane bihambaye n'agapersile ngewe kari kumye niko nashyizemo ushobora gushyiramo n'akariya kantu rwose kakiri ibyatsi bibiri byiza bigitoshye nta kibazo ubundi uvanga ndaza gushyiramo n'intuza fish masala rwose ikirungo cya fish masala kiraboneka ahantu hose n'ikindi gihe uteka nagikuye mu Rwanda ubundi ndashyiramo utuzi dukeya kugira ngo mpe umwanya n'utu turungo natwo tubanze tuze gushya neza ebana kabisa ariko nyine ngaragura tugende duteka ku muriro mukeya nihashya nk'iminota nk'ibiri cyangwa 3 ibirungo bimaze gushya ndazina nshyiramo amazi ngiye gushyiramo amazi nashyizemo akonje kuko nibagiye gushyushya amazi muri kito ariko ushyizemo ashyushye nibwo ibana isosi itishya vuba ariko ugira inyundi ya mafi nakawushije ku ruhande nise nyaterekamo ubwo umuntu utabashe gukawusha amafi ahita yaterekamo nyine urumva biraza gusaba umwanya munini ariko ikiza uko yakawusha izaryoshye ariko utakoje nimwe nta kibazo murabona ko rwose isosi iraryoshye cyane njye nashyize mu gisafuriya kinini kugira ngo amantuza n'amafaze kubona umwanya aho rwose ahabona aho togotera naho kugira naze kubona atabyigana cyangwa ze kuza gushwanyuka murabona ko rwose aracyafashe nta nubwo no munsi nageraga ndebe hasi nimba bitabaje gushiriramo amakarote n'ibitungo byose nagize ntabwo byize bishirira niyo mpamvu rwose murabona ko iyi sosi iraryoshye isosi rwose biri kurishwa kawunga ugakaranga ushobora no gukaranga udushyimbo ku ruhande cyangwa se ukabira gutyo nabwo isosi ntabwo ari irekure irafashe ariko ushobora gukaranga udushyimbo ku ruhande cyangwa se udushaza ku ruhande amapinari ku ruhande ntacyo bitwaye ariko iyi fi rwose urishije igitoki wishije akawunga irishije ubugari wishije umuceri ibintu byinshi birarikika cyane rwose urabona ko yari iryoshye cyane iragaragara neza irasa neza nta bintu byinshi byeze nta birungo bihambaye twigeze dushiramo kandi murabona ko ni ibintu byihuse cyane ntabwo ari ibintu bigoye murabona ko rwose isosi yari iryoshye ubundi cumba umugari nge nacumbye ubugari ubundi nicyo nabudishije murabona ko byari biryoshye cyane mukomeze mukore subscribe mushyigikire channel ya Rici France Lifestyle video nyinshi nagenze bagezeho murakoze cyane